Natamboli, namokili, oyoneko, nasiro bikoe, na berende paridayo, kolonanga, yako pesa biso, kinyana mokili yause, yako pesa biso kinya. Hari kimwe mu bintu twe nk'abantu ubuzima bwacu twese duhuriramo aho waba uherereye hose, uri umushinwa, umuhinde, umuzungu, umwirabura, twese turabisangiye, ariko amakuru tubigiraho ashobora kuba ari atandukanye. Gusa hari ibintu bimwe bishobora kuza bikamera nk'ibitazagaruka. Bamwe bati kubera iki abantu nk'aba baduhereje ibyishimo uyu munsi tutakibabona? Bagiye he? Baherereye he? Bari bantu ki? Ibyishimo batanze byasaga bite? Umuziki nicyo kintu cyonyine rukumbi kuri iyi si twese dusangira nk'amakuru, ariko ni gake cyane tumenya abaririmba cyangwa se abo twakunze muri izo njyana, aho bakomoka, ibyishimo batanze, icyabibateye. Uyu muziki dutangiye twumva gato wakozwe n'itsinda ryitwaga Makoma. Ni itsinda ryitabiriye ibirori udashobora gutekereza. Batangira i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo gihe igihugu cyari kikitwa Zaire. Byari mu mwaka wa 1993. Total Makoma niwe waritangije, arishyiraho nk'itsinda rigizwe n'abavandimwe bo mu muryango umwe. Bari bafite intego yo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abari bagize iri tsinda mu ntangiriro bari 7, barimo na Makoma, wari umuririmbyi w'ijwi rihambaye nyamukuru. We yavutse mu 1982, hamwe na Ani, Begana, Tukara, Duma na Maritina, ndetse n'inshuti y'umuryango yitwaga Patrick Badina. Abo bana bato bari bashyigikiwe cyane n'ababyeyi babo, kuko kuva hagati y'umwaka wa 1980 bari baratangiye kuririmba mu nsengero, bakoresha amagambo y'Lingala, bayavanga n'injyana zari zitangiye kwamamara muri icyo gihe, kugira ngo indirimbo zabo zigere ahantu henshi kandi kuri benshi. Itsinda ryabanje kwitwa Nouveau Testament, bisobanura isezerano rishya. Batangiye kugaragara mu ruhame ahagana mu mwaka wa 1995, baririmba mu nsengero no mu birori bitandukanye by'abaturage i Kinshasa. Mu gihe igihugu cya Congo cyari mu kibazo gikomeye cyane cy'imiyoborere n'umutekano byabanjirije intambara ya mbere ya Congo, muri ibyo bitaramo byabo bya mbere abantu bakundaga cyane uburyo baririmbagamo nk'umuryango umwe, bafite amajwi ahuza neza, ndetse n'ubutumwa bwabo bwibandaga cyane ku kwizera Imana. Ibi byatumye batangira kugira abafana benshi mu muziki wa gospel muri Congo. Nubwo gukora album no kuzisohora byari bikigoranye kubera ibibazo by'ubukungu n'ibikoresho bike byari bihari muri icyo gihe. Mu mwaka wa 1997 iri tsinda twakunze turi benshi kubera ibibazo bitandukanye by'umuryango ndetse n'ibibazo byo hanze. Batangiye gutegura kwimukira ku mugabane w'Uburayi. Icyo gihe nibwo hasojwe igice cya mbere cy'urugendo rwabo rw'i Kinshasa, ariko cyari cyarafashije gukomeza ubumwe bwabo nk'abavandimwe no gukomeza gushinga imizi no mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Muri icyo gihe ntabwo bari gusohora album zikomeye, ahubwo bibanze cyane ku gutwaza impano yabo binyuze mu bitaramo byo mu nsengero. Mu mwaka wa 1945, umuryango wa Makoma wari umaze kuva muri Zaire ujya mu Budage kubera ibibazo by'imiyoborere byatewe n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Bamaze imyaka irenga 10 muri icyo gihugu, ari naho abo bavandimwe bakomeje gukuririza impano yabo yo kuririmba mu nsengero. Bakomeje urugendo bari baratangiye muri Congo kuva mu mwaka wa 1984 babifashijwemo n'ababyeyi babo. Mu mwaka wa 1993 nabwo Tukala Makoma yongeye gutegurira itsinda mu buryo bunoze, maze mu mwaka wa 1995 batangira ibitaramo byabo bya mbere mu ruhame bakiri mu Budage. Bakoresheje rya zina ryabo Nouveau Testament. Izina ryagaragazaga neza uko bari itsinda ry'indirimbo zihimbaza Imana mu buryo buri hejuru. Bidatinze mu mwaka wa 1997 umuryango wabo wimukiye mu Buholandi, niho bahise n'ubundi bahindura izina ry'itsinda ryabo baryita Makoma. Bakuye ku izina ry'umuryango wabo kugira ngo rirusheho kubafasha kumenyekana no kwagura ibikorwa byabo ku mugabane w'Uburayi. Iri hindurwa ry'iri zina ryabaye nk'intambwe ikomeye cyane yabafashije gutangira gukora umuziki wabo mu buryo bwa kinyamwuga.
bafata injyana zo muri Congo bazivanga n'uburyo bwo gutunganya umuziki bw'i Burayi. Kwimukira mu Buholandi byabahaye amahirwe yo kubona studio nziza zo gufatiramo indirimbo ndetse n'ababashyigikira mu muziki wa gospel. Ibi byatumye mu mwaka w'1998 basohora album yabo ya mbere yiswe Adrons. Nubwo kwimuka kwabo kutari kwarakozwe kubera gushaka umuziki gusa, bakomeje kwihangana no gukomeza gufatanya nk'umuryango nubwo banyuze mu buzima bwo kuva ku mugani umwe bajya ku wundi. Nabwo byari ibintu byoroshye. Kwamamara kwabo gukomeye kwaje cyane tariki ya 31 Ukuboza 1998 ubwo basoraga album yabo ya mbere yiswe Nzambe Na Bomoyi, bisobanura Yesu n'ubuzima. Yasohowe na sosiyete yitwa West Coast Studio yo mu mujyi wa Rotterdam mu Buholandi. Iyo album yari irimo kuvanga injyana za sokuzu zo muri Congo, injyana zigezwe zo muri Afrika ndetse n'ubutumwa bwa Gikristo. Indirimbo nka na Pesi na Mbutu na Moyi zatumye abantu benshi barushaho gukunda ijwi rikomeye rya Makoma. Iyo album niyo yabafashije kuva ku rwego rwo kumenyekana mu bitaramo byo muri Kinshasa batangira kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Baririmbe cyane mu Lingala no mu Igifaransa babihuza, ukabona abana barabicamo rwose bwuma. Mu mwaka wa 2000 Makoma yakomeje kwagura ibikorwa byayo, isura album yitwa All I Need Is Your Love, ndetse banasora indirimbo yabo bise Sweet zabafashije gukurikirwa n'inzu zitunganya umuziki zo mu Burayi. Izi ndirimbo zongewemo injyana zigezwe zo mu Burayi, ntabwo zasaga n'umuziki wa R&B, bituma batangira gukundwa no mu Buholandi no mu bindi bihugu bibakikije. Mu mwaka wa 2002 nabwo baso album yabo ya kabiri yiswe Mokonzi na Mokonzi, bisobanura umwami w'abami. Yasohoye bwa mbere na GPS Production, nyuma iza kongera gusorwa. Yari irimo indirimbo zakunzwe cyane zirimo yitiriwe iyo album ndetse n'indi yitwa Nasengi. Iyi album niyo yakomeje kubabungabungira, ibafungurira amarembo yo ku rwego mpuzamahanga. Batangira gukora ibitaramo byinshi mu Burayi no muri Afrika, ndetse banubaka izina rikomeye cyane mu banyekongo baba mu mahanga. Muri umwaka 2002 bahawe igihembo cy'itsinda ryiza rya gospel muri Afrika mu bihembo by'umuziki bya gospel nyafrika. Ibintu byatumye Makoma iba umwe mu matsinda akomeye cyane y'abanyekongo yaramaze kumenyekana cyane ku rwego rw'isi. Mu mwaka wa 2003 itsinda rya Makoma ryakoze igitaramo gikomeye cyane muri hoteli yitiriwe Muri Hotel, ubu yitwa Serena Hotel iri Kampala muri Uganda. Tariki ya 19 Mata icyo gitaramo cyitabiriwe n'abaturage benshi cyane bari baje kurebera itsinda ryari rimaze kwamamara kubera imbaraga ryagaragaje ku rubyiniriro, uburyo baryohererwaga no kuririmba no kubyina, ndetse n'indirimbo zabo zo mu Lingala zakundwaga cyane. Muri iki gihe Makoma bakomeje gukora ibitaramo byinshi cyane hirya no hino muri Afrika ndetse no mu Burayi. Bari bafite gahunda ihoraho yo kuzenguruka ibihugu bitandukanye. Ibintu byatumye izina ryabo rikomeza gukura cyane nk'itsinda ry'umuryango ryaririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana, rivanga injyana za rumba muri Congo n'injyana za gospel zigezweho. Mu mwaka wa 2005 Makoma basohora album yitwa No Jesus No Life, izwi kandi na Nzambe Na Bomoyi. Iyi album yari igizwe n'indirimbo zibanda cyane ku kwizera Imana kandi yakomeje gutuma bagaragara mu bitaramo byinshi byo kuyamamaza. Muri umwaka kandi nyine basohoye indi album yitwaga My Sweet Lord, yari igizwe n'indirimbo basubiyemo mu buryo bwa gospel. Ibintu byatumye bakomeza gukundwa n'abantu batandukanye mu Buholandi ndetse no mu bindi bihugu. Kuva mu 1999 kugeza mu mwaka wa 2006 Makoma yari maze kugera mu bihugu birenga 30 ikora ibitaramo bikomeye cyane. Ibyo bitaramo byatumye bakomeza gukundwa ku migabane itandukanye ndetse izina ryabo rishaho gukomera. Mu mwaka wa 2007 Makoma yakoze igitaramo gikomeye cyane Atananariva muri Madagascar, cyitabiriwe n'abantu bagera ku 60,000. Ibintu byagaragaje uburyo iri tsinda ryari rimaze gukundwa cyane no muri Afrika y'uburengerazuba. Ibi bitaramo binini ndetse no gukomeza kuzenguruka isi byatumye umuziki wabo ugera ku bantu benshi icyarimwe, haba muri Afrika ndetse no mu Burayi, aho abantu benshi bakomezaga gukunda uburyo baririmbaga mu ndimi zitandukanye. Ariko hagati y'umwaka wa 2007 na 2008 ibibazo byo mu muryango wa Makoma byatangiye gukomera. Abagize itsinda batangiye kugira ibitekerezo bitandukanye ku hazaza h'umuziki wabo, bituma ubumwe bwabo butangira gushika intege, umwiryano usa gutyo. Makoma
wari waravuye muri iri tsinda mu mwaka wa 2004 kugira ngo akore umuziki ku giti cye, yinjiye mu irushanwa rikomeye cyane ryo mu Buholandi ryitwa Idros, byari hagati ya 2007 na 2008. Muri iryo rushanwa yageze ku mwanya wa kabiri, atsindwa na Niki Kerikova. Icyemezo cy'uyu Natalia cyo kwinjira mu muziki utarushingiye cyane kuri gospel cyateje impaka nyinshi mu muryango, kuko cyari gitandukanye cyane n'intego ya Makoma yari isanzwe izwiho kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu kiganiro Natalia yatanze mu mwaka wa 2020 avuga ko yigeze guhatirwa guhitamo hagati y'umuryango we n'inzozi ze z'umuziki. Avuga ko ibi byatumye amara imyaka 14 yose atavugana n'abavandimwe be. Ikibazo cyatangiye hagana mu mwaka wa 2006 ariko kirushaho gukomera nyuma yo kwitabira irushanwa rya Idros. Hari amakuru yavugaga ko ibibazo byabo byatewe n'igitutu cy'icyamamare, amafaranga ndetse n'ibitekerezo bitandukanye ku cyemezo cy'umuziki wabo. Batangira kuryana mu magambo yumvikana, akantu kari gatangiye kuboneka. Nubwo ibi byasaga nkaho bihari cyangwa se ibyo bibazo byasaga nkaho biri kubibasira, abandi basigaye muri Makoma bakomeje gukora umuziki. Mu mwaka wa 2008 basohoye indi ndirimbo yitwa Mokonzi na Bakonzi cyangwa se King of King. Ariko nyuma y'ibi byose, ibibazo byo mu buyobozi n'imicungire y'amafaranga byari bikomeje gusenyera itsinda buhoro buhoro. Ibibazo byabaye intangiriro y'isenyuka rya Makoma, kuko insinzi za bamwe ku giti cyabo n'ibibazo by'umuryango byatumye amakimbirane arushaho gukomera. Patrick Bandina wari umwe mu bagize iri tsinda, ariko atari mu muryango wa Makoma, yakomeje guceceka muri ibyo bibazo byose. Ibintu byagaragaje uburyo ayo makimbirane yari yarakomeje cyane agakomerekeza uyu mubano wabo. Mu mwaka wa 2012 abagize Makoma bari basigaye ari bo Ani Makoma, Bengen Makoma, Duma Makoma, Martina Makoma, Tutara Makoma, Patrick Bandina. Basohoye album yabo ya kane ya nyuma yitwa Evolution, yasohotse ku ya 28 Mutarama binyuze muri kampani yitwa BS3 Media. Iyi album yari ifite indirimbo 10 harimo izakunzwe cyane nka Evolution cyangwa se Aling Biso, ariko ntiyageze ku rwego rw'insinzi bari bayitezeho. Nyuma yo gusohora iyi album, Makoma yahise yahagarika ibikorwa byayo bya buri gihe. Abafana benshi bahise batangira n'ubundi kuvuga ko iri tsinda ryari ryarasenyutse burundu, nubwo nta tangazo ryari ryarigeze ritangwa. Natalia Makoma we yakomeje urugendo rwe mu muziki ku giti cye hagati ya 2009 na 2024. Akomeza gusohora indirimbo ze no kugaragara mu bitangazamakuru. Yakomeje gukora umuziki avanga gospel na pop na soul, ndetse no mu myaka ya vuba asohora indirimbo yitwa Ndimi. Abandi bahoze muri Makoma nabo bakomeje ubuzima bwabo ku giti cyabo, ariko benshi baguma kure y'ibitangazamakuru. Patrick Bandina nawe yaje kubura mu ruhame nta busobanuro bwinshi atanze, mu gihe bamwe mu bavandimwe be nka Ani na Tutala bakomeje gukora umuziki gahoro gahoro, ariko batabonye itsinzi nk'iya mbere nk'uko byahoze. Muri iki gihe kandi abantu benshi batangiye kunenga cyane amakimbirane y'umuryango wa Makoma. Hari abafana bashinje Natalia kuva mu itsinda rye ko byasenya amateka ya Makoma. Hari n'abamunenze kubera gahunda y'isura yo kwisiga mu buryo bumwe babonaga nko kwanga umwirondoro wa Congo, ndetse bamwe batangira kumwita Queen Makoma, ibintu bitakiriwe neza n'abafana bose. Natalia we yavuze ko ibyo yakoze atari ukubangamira umuryango we, ahubwo ko byari ugukurikirana inzozi ze n'ahazaza he. Nubwo aya magambo yakomeje kugabanya abantu mo ibice bibiri, ariko aya makimbirane atangiye hagati ya 2004 na 2008 yakomeje imyaka myinshi nta gisubizo kibonetse, kugeza 2024 ubwo hatangiye kuvugwa ibimenyetso by'uko bashobora kongera kwiyunga. Ku wa mbere Werurwe 2025, nyuma y'imyaka myinshi abantu batekereza ko byose byaragiye burundu, Makoma yatunguye isi yose itangaza ko yongeye guhura nk'itsinda ryuzuye. Ibi babikoze nyuma babinyujije kuri video ngufi bashyize ku mbuga nkoranyambaga baherekeje amagambo agira ati biracyakomeje. Iyo video yagaragayemo abavandimwe bose batandatu mbere bari bagize Makoma, harimo n'ubundi Natalia Makoma. Ibintu byari bitunguranye cyane, nk'uko n'ubundi yaramaze imyaka myinshi avugana neza n'abagize umuryango we. Ubwo bwari ubwa mbere kuva itsinda ryasenyuka mu mwaka wa 2008 abantu bongera kubona abagize Makoma bose hamwe bari kuririmbana. Mbere yo mu mwaka wa 2023 hari habaye igerageza ryo kongera guhuza itsinda, ariko Natalia ntiyararirimo. Niyo mpamvu uku guhura kwa 2025 kwabaye inkuru ikomeye cyane, kuko byerekanye ko umuryango wari umaze imyaka myinshi waracitsemo ibice wongeye kwiyunga. Impamvu nyamukuru
yatumye bongera guhura byari ugushaka gukemura ibibazo byari byarabaye hagati yabo nk'abavandimwe. Amakimbirane yabo yari yarababaje cyane abafana babo, aho bamwe bavugaga ko hafi 80% by'ababakundaga bagakunda Makoma bari baracitsemo ibice kubera aya makimbirane. Abagize iri tsinda bavuga ko bongeye kwishimira kongera gukora umuziki bari hamwe nk'umuryango. Natalia nawe abantu benshi babonye ko yongeye kugira ibyishimo byinshi nyuma yo gusubirana n'abavandimwe be. Abafana nabo bagize uruhare rukomeye cyane muri uku kugaruka, kuko Makoma yari itsinda rikundwa, kuko imyaka myinshi bari barakomeje gusaba ko iri tsinda ryagaruka n'ubundi. Nyuma y'itangazo ryabo, indirimbo nshya nka Evolution nigeze kuvuga hejuru niyo bise iyo aziri zose zitangira kurebwa cyane kuri YouTube. Mu gihe gito zari zimaze kurebwa n'abantu barenga 500,000. Uku kugaruka kandi kwajyanaga n'intego yabo ya mbere yo gukomeza ubutumwa bwiza binyuze mu muziki. Bashakaga kongera kuvanga injyana zigezweho cyane cyane gospel, kugira ngo bageze ubutumwa bwabo ku rubyiruko rw'iki gihe. Icyo gihe bari batuye n'ubundi mu Buholandi, batangira gutegura ibitaramo bikomeye cyane byo kugaruka ku rubyiniriro. Kimwe mu bitaramo bikomeye cyane byatangaje isi ni cyabereye muri Le Dom Paris tariki ya 24 Ukwakira 2025. Iki gitaramo cyari kigamije kwizihiza imyaka 25 ishize Makoma itangiye umuziki wayo. Iki gitaramo cyagenze neza kandi cyane kitabirwa n'abafana benshi bari bamaze imyaka irenga 15 bategereje kongera kubona Makoma yose iri ku byiniriro. Baririmbye indirimbo zabo zakunzwe cyane za kera, ndetse banerekana ko urugendo rwabo rushya rutangiye gutyo. Kuva tariki ya 27 Ukwakira 2025 Makoma batangiye gahunda nini yo kuzenguruka isi bakora ibitaramo. Bari bafite gahunda yo gusora ibitaramo mu Burayi, Afrika ndetse no muri Amerika ya ruguru. Icyo nabibutsa gato, Makoma yashinzwe bwa mbere mu mwaka wa 1993 i Kinshasa na Tutala Makoma. Yari igizwe n'abavandimwe batandatu, abakobwa batatu aribo Natalia, Ani, Egen ndetse n'abahungu batatu aribo Tutala, Duma na Marite. Bari kumwe kandi na Patrick Badingoy wari umukunzi w'umwe muri abo bakobwa. Ababyeyi babo aribo Nzonzi Makoma na Koko Makoma nabo bari abaririmbyi bakomeye cyane. Nibo bateye abana babo urukundo rw'umuziki ndetse no gukorera Imana binyuze mu ndirimbo. Ibi byatumye Makoma iba itsinda rifite umwihariko ukomeye cyane, kuko ryubakiye ku kwizera ku muryango ndetse no ku muco wa Congo. Mu ndirimbo zabo nyinshi Makoma yakoresheje cyane ururimi rw'Ilingala, ururimi ruvugwa cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane Kinshasa no mu bice bikikije umugezi wa Congo. Ibi byafashije iri tsinda gukomeza umwihariko waryo w'ikinyafrika no gukomeza kwegera abakunzi mu muziki wa Congo. Banakoresheje ururimi rw'Icyongereza kugira ngo bageze umuziki wabo ku bantu benshi ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane nyuma yo kwimukira mu Buholandi. Rimwe na rimwe bakoreshaga n'Igifaransa kubera amateka ya Congo, ndetse hari n'aho bakoreshaga amagambo make y'Igiholandi nk'Ikidage kubera ubuzima babaye mu Burayi. Ubu buryo bwo gukoresha indimi zitandukanye bwabafashije kugera ku bantu benshi mu bice bitandukanye by'isi. Bakoresheje umuziki nk'intwaro yo kugeza ubutumwa bw'Imana ku bantu benshi batandukanye n'andi matsinda menshi yo muri Congo yaririmbaga cyane urukundo. Nubwo Makoma yari maze kuba rimwe mu matsinda akomeye cyane ya gospel muri Afrika no ku isi yose, ntabwo abantu bose bayishimiraga, ntabwo bishimiraga uburyo yakoraga umuziki wayo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, bamwe mu bakristo bari bafite imyemerere gakondo batangiye kunenga iri tsinda. Bavuga ko ryarenze umuryango wa gospel usanzwe bamenyereye. Bavuga ko Makoma yavangaga amagambo yo kuramya Imana n'injyana zisa cyane n'izikinirwa mu tubyiniro two kwishimira nijoro. Bavuga ko izi njyana zatumaga umuziki wa Makoma usa nk'uwo mu tubari aho kuba guhimbaza Imana. Aba bayinengaga bavugaga ko izi njyana zashoboraga kuyobya abakristo, zikabakura mu murongo w'amasengesho no ku buzima bwo kwizera, kandi zikabakuririra mu by'isi. Ariko ikibazo nticyari ku njyana gusa, bananengaga cyane n'uburyo Makoma yagaragaraga ku rubyiniriro. Hari abavuga ko imyambarire yabo yari irimo ibintu by'igiciro kinini kandi bidakwiriye abahanzi baririmba indirimbo z'Imana. Hari n'abanengaga tatouage, amaherena yo ku mubiri, ndetse n'uburyo bamwe mu bagize iri tsinda biyerekanaga imbere y'abafana. Mu gihugu cya Beni, aho Makoma yari yarakoreye ibitaramo mpuzamahanga bikomeye, habaye impaka zikomeye cyane. Bamwe bavuga ko uburyo iri tsinda ryambaraga n'uko ryitwaraga ku rubyiniriro bitajyanye n'inyigisho za Bibiliya zivuga ku kwicisha bugufi no kwiyoroshya. Hari n'abavuga ko Makoma yashyize imbere kwamamara, amafaranga n'icyubahiro aho gushyira imbere umurimo w'Imana. Umwe mu bayinengaga yigeze kuvuga ko uburyo kibaririmbaga n'uburyo kibitwaraga bitagaragazaga neza ko ari abantu biyeguriye Imana nk'uko n'ubundi babivugaga.
Izi mpaka zakomeje gukomera cyane mu gihe Makoma yari iri ku rwego rwo hejuru hagati ya 2000 na 2005. Ariko nubwo banezwe cyane, bo bakomeje kuvuga ko intego yabo ari ugushaka kwegera urubyiruko bakoresheje injyana rwumva kandi rukunda, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu benshi kurushaho. Ku rundi ruhande, mu biganiro Natali yakomeje gutanga igihe yavuga muri bya tsinda, yavuze ko hari igihe yigeze gusabwa guhitamo hagati y'umuryango we n'inzozi ze bwite. Ibi byerekanye neza ko ibibazo byo mu muryango byari bikomeye kurusha uburyo ki abantu benshi babitekerezaga. Nyuma yaho Natali nibwo yatangiye kwita Queen Makoma. Ibintu byakuriye izindi mpaka nshya, abantu benshi batangira kubona impinduka zikomeye ku isura ye, harimo uruhu rwasaga n'uruhindutse, umusatsi usize irangi ry'umuhondo nk'uko babivuga, ndetse no gukoresha amadarubindi y'amaso y'amabara atandukanye. Ibi byatumye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga batangira kumushinja ko yahinduye isura ye kugira ngo ase n'abahanzi bo mu Burayi. Hari n'abavuga ko yari arimo kwihakana inkomoko ye ya Congo no gushaka kwigana ubuzima bw'uburengerazuba bw'isi. Gusa abamushyigikiraga bavugaga ko yari afite uburenganzira bwose bwo guhitamo uko ashaka kubaho no kwiyerekana nk'umuhanzi wigenga. Bavuga ko ibyo yakoze byari ugushaka ubwigenge bwo gukurikiza inzozi ze bwite. Ariko abamunenga bo bavuga ko ibyo yakoze byatesheje agaciro umurage wa Makoma kandi bigatesha agaciro ubutumwa bwari bwarubatse iri tsinda kuva mu ntangiriro. Natali ntabwo yigeze asobanura ku mugaragaro ibijyanye n'aya makuru yavugaga ko yahinduye uruhu rwe. Ibintu byatumye impaka zikomeza kuguma mu mitekerereze no mu bitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo aya makimbirane yose yabayeho, Makoma yakomeje gukora amateka akomeye cyane mu muziki wa Afrika. Mu mwaka wa 2002 iri tsinda ryatoranyijwe mu bahatanira ibihembo by'itsinda ryiza muri Afrika mu bihembo byitiriwe Kora All Africa Music Award. Byagaragaje ko bari bamaze kubaka izina rikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Makoma kandi yabaye mu matsinda yafashije cyane guteza imbere umuziki wa gospel ya Congo ku rwego rw'ubucuruzi. Bivugwa ko kuva mu mwaka wa 1999 bagurishije kopi zirenga miliyoni 2 za album zabo. Bakoresheje ururimi rw'Ikilingala, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'izindi ndimi zitandukanye. Ibintu byatumye umuziki wabo ugera ku bantu benshi hirya no hino ku isi. Bafashije cyane gufungura amarembo ku bandi bahanzi ba gospel muri Afrika bashakaga kuvanga injyana gakondo za Afrika n'izigezweho mu burengerazuba bw'isi. Makoma yakoze ibitaramo byinshi mu Burayi rwose, muri Amerika ya ruguru, muri Afrika ndetse no muri Australia. Ibintu byatumye umuziki wa Congo ukomeza kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, nubwo batigeze binjira mu muziki usanzwe wa mainstream ku rwego rw'isi. Ibikorwa byabo byashimwe cyane kubera uburyo byahinduye isura ya gospel ku rubyiniriro. Reka dusubire ejo mu biganiro by'ubutaha.